A broken hearts like broken tries. You can get all back together. Still lost with broken pieces. Still lost with no pain. I loved you without a second thought. All I got was pain. I loved you with all the shattered pieces. All I got was pain. Now I'm nizeye ko ibintu uvuze wabisubiramo cyane kabisa. umva rero mubwire buri ushobora kubona duseka ukabona narakwihoreye simukirukane muri rugo ukabona narakwiruka mu muzamu ukaba ufite ahantu urara n'ubwo uhinubira ukagira ngo buriyo narakaye niko mbameze hari urundi ruhande rwanjye utazi nindamuka amenye ko hari ikintu uri gupangana bari abantu mwamisha uko byabera bibi ntago ari ko byakubera bibi uri kumva ese urabizi ko impapuro z'inzu n'ibirimo muri inzu byose ari bifite tugenda ushaka n'urwo rundi mbere yuko ugira ikintu uvuga agenda urwo nyine usigaye sawa sawa rero genda ibindi ndabikurikirana urabizi neza wowe rero baragenda bakagushkoye maskini ya Mungu nta hantu ufite uba hano uracumbitse ntabwo muzi tu uri kumva wowe uri kumva amafaranga bari gutanga ni ibihumbi 200 ibihumbi 200 niba ubyemera umbwire nge kubwira Zabatu kuko Zaba n'ubundi ntago azi yuko ari wowe nshaka kubipangisha ariko kubera nzi ko nawe ukunda deal z'ibiceri niyo mpamvu nahise kuvuga ngo guhamagare uri kumva deal arayizi uri kumva ariko nagaze ugiye kwikina nagaze umuntu ugiye kwikina niyo mpamvu navuze ngo reka nyigupangisha nyine niba bivamo umbwire nyine tu ngende muvugishe tute tugushira muri iyo deal aratanga 200 ibihumbi 200 tu ko nta kintu zamukora kumutera ubwoba gusa nta kintu ugomba kumukoraho nyine wowe uzi ko ibyo bintu birafungirwa wowe ukuntu bizagenda uzacunge mu masaha 12 akunda kuza kureba Linda nyine tu kwa kunda bazamuka muri aka kayira ngiye nzaba naramukweretse uri kumva we atabizi nyine tu utuza wi present n'iki uri kumva uvuga amazina yawe umubwire story yose n'iki wiruha ni 200 ni 200 tu umbwire niba wabikora neza kandi man utadukoshona uri kumva kibazo man bishirishijemo nkuko byagushyirishijemo oya ntabwo batambere narakwiziraga man kuko urumva nanjye waba umfashije pe kuko man ngiye ndi kwibona ngiye nagiye ndigereza akazi wigaye wowe na Zaba shanarizi ko muri abajama ariko wallahi mwakoze ubugoryi man nyine wumve ngo uri kumva Zaba yarebaga urumva ko Zaba yabanaga na Linda tu uri kumva yarebaga Linda namenya yuko yateye Innocent inda uri kumva yabigira ibya danger nyine tu urabizi ko ngo nshatse mfite urenganza bwo kuba nakwirukana ukagenda ukabimbo ku muhanda urabizi umva rero mubikire niba aricyo nshaka kumbwira ngo mbakumenya kimbwire nona kuko hari ibyo zifuza kukimbwa nakeneye kucyumva kirahari nagihari Sembaza icyo gihe Zaba yarazi neza ko ibyo ndi kuvuga by'impapuro z'inzu ari amafuti kuko yarazi neza ko bazibye gusa bwa bwenge bwe yarakomeje yigira inzanga nanjye sinarabuko sasa ndumva nta kintu kidasanzwe narenza ku byo nakubwiye nta kintu napanga n'abari abantu wenda nabuzabaganiriza babaza naho mbwira tubikore gute rero ibyo byihorere man simvunike kandi kuvunika man ubu ngubu nyimara gutaha ndasabwa gutangira kubangamira Linda kumufata nabi kumubuza amahoro nkuko mbitegekwa na Innocent na Zaba man ako simana mbongo uri hamwana yakwitahiye Linda ko ari mwiza Linda ko wabo nta kibazo bafite aho kugira ngo komeze yitere ibyo bibazo byose ko atashye wabo agatuza atabura undi mutipe wamukunda ibintu byose biti Shamane we niko byumva ariko burya bira bintu biragoye man uri kumva ikindi kintu yamaze kwiyakira nkaho ari iwe uri kumva yatorotse iwabo uri kumva yamaze guseba aratwite uri kumva sibi yagenda avuga iki wabo man aya none se kugenda yagenda
ni ukuvuga urumva ariko wenda nuko ari byamaze kumurenga naho si ikibazo cya mbere ntabwo ndi kwibaza impamvu akomeje umva nkubwire ntabwo ndi kwibaza impamvu akomeza kwisirisimba muri ibi bibazo ntabwo turabizi ntabwo yashatse sikomaze kumbwira ntabwo babana wenda ngo tuvuge ngo aratinya divorce umukobwa icyonzi cyo nuko yihangana akugira iwabo kabisa yazabona undi mutipe akugira ngo azasebe uri kumva aremera nyine agateseka nyine to ahubwo usize Imana Linda man azi ko hari yari iwe uri kumva mwe nanjye nyine tu kandi noneho n'ibipapuro zibyemeza ntabwo zifitwe na Nuza na Linda uri kumva kuko Linda ziko ari we wazibitse kandi burya namaze kuzicomora kera ukuvuga ngo barakuzanye bagukinishije dire bahita banavuga biko hari yari wawe nuvuga gutya ngo naje nyine ngomba gufera Linda uri kumva yuko inzu ari yanjye uri kumva ibikoresho birimo ari ibyanjye mbese ni njyewe nyine nyiri inzu uri kumva Linda rero urumva aba yumva atekanye uri kumva inzu ari yiwe njye nawe tubana mu mahoro byose burya nagazi uri kumva kibyishe nyuma nyine tu uwo mugambi nawe azima kuko niyo mpamvu nshaka yuko umfasha pe atari kweri shaka utazi ikipe iri gukina nayo haguruka usubira mu kazi kawe ugenda ubitekerezeho neza bitarenganya ijoro nta kintu umbwiye mana ariko kamubwire uyu mugambi nurangira reka tuzafashe Linda turebe uburyo twamufasha ave hariya hantu areke gukomeza kuyisirisimba tuzajya iwabo tubwire ababyeyi ibibazo umwana wabo yahuye nabyo ikibazo afite uzi ko Linda ibi bintu byose birimo kumubaho uzi ko bishaka kumutera depression akaba yanakwihora agapfa amana ndabizi Imana uri kandi mu mitima yacu tugasigara tubyishiriza ko hari umuntu wapfuye kubera twebwe ndabyumva uri kumva ariko twebwe reka tubanze turangize deal ya mbere uri kumva then ibindi tuzabipanga nyuma nyine tu reka tuze kuvugana kuri phone umunyereke wabo baby umunyereke usambwe ko ari buze kuza mu rugo ku mugoroba se akunda kuza buri nimugoroba saa 10 waje wanshonesha nkaza nkamureba noneho nkareba ntago ari upfa gutera umuntu ubwo bahanige wasanga nandenzeho mwana ako banze mbinyemerere man bira bintu uzabikora neza man notangiye 200 ntabyo biba ngombwa na avance turayiguha tu uri kumva ku mugoroba ariko deal ikore neza tu niyo nyeneye kuko urumva ibintu bagukoresheje baragufeze none nta mafaranga nibayaguhaye bagiye kukwirukansizira aranye ngomba kuyarya mbere ku buryo n'ibyavamo byose ngomba kumenya ko nazisukura ariko birangira mwana dufashura mwana kuva hariya kabisa ewana ibyo ndabyumva uri kumva reka ibyambere tumaze tubirangize uri kumva then ibindi biraza nyuma tu si sawa yatara ariko mwana nakundi tubikore gutyo ubwo ngubwo uraza kunyereka aho mbeba banyine tu hari bimana ahubwo njewe sibyo kugira ngo mwana unyizere neza ngiye kwita nkuko ma avance sibyo wowe nta kibazo yashyire kuri phone yanjye ishuri kuri phone yanjye ibindi turaza kuza kubivugana ubwo turaza guhura unyereka aho mabebe nyine abo oya man iwabo urabona imbere ya kiriya kibuga neza se igipangu cya mbere tu ubona niho gatuye nyine tu urumva nago nakujyanayo kuko aramutse tubonanye uri kumva yakeka yuko ari nge wamutumye tu nari kuri phone ibindi byose tubyuzuze tuze guhura ewana ibiciro rero tubibona kandi nari bimwe sawa Kamari achaze nawe ukunde inkuru kwerisha wibaze yuko nanabyibagiye ubu ngubu pe ariko reka nze muhamagare ndahita mubwira oya nubona yatinze kumuzana ibitse nka nimugoroba aba ari gwenda wakongera kumuhamagara utahita umuhamagara aka kanya akabimenya ko seri wagiye ushyiramo ubwenge wowe ehoke ntacyo ubwo reka rero nzamamagare ejo nibigira nka saa 10 cyangwa saa 12 iyi
wese umuhamagara ubu ngubu yahita kuko yahita bishyira aho se yenda kari kuntitiriza ariko se we ko mbonye umuntu umeze nka munyamerika muri izi karitsiye zacu Breezy ni umunyamerika Breezy yaba ari muri uwo muhanda ari gukora iki yego mva reka nze muceho nyine nse nk'umwicishwaho ndebe kandi yaraje kureba aza kureba wowe hari gahunda mwari mufitanye se yesu yaba yaje kundeba muri izi karitsiye kweri ko ngewe nta kintu mpanga nawe ubwo yaba yaje gukora iki Yesu ubwo tutabeshye kuko uwo muhanda Breezy ajya awunyuramo koko wayibonye neza se ko ubundi ari we mva kanze munyureho nihuta n'undi yangiye ku isoko ndebe nimba yaba ari nge yaje kureba suri mu rugo se ubundi ndahita nkucaho sawa ko nacuraza kumbwira nose baby ko wambwiye ko nshaka ubu ni amahoro nubishaka nyine biraha amahoro cyane biba amahoro ni ubushake bwawe ngaho mbwira ndahari so ikintu nashaka kubaza nyine ko mbwiza ukuri ko nyine bimaze kuba too much nta kibazo kabisa inshuti zanjye nyine zigenda zibimbwira nyinshi so ndagira nyine mbashe kuba nakwivugana na nyir'ubwite ambwire what's going on okay so wenda kuri Zaba we mushobora kuba murakomuziranye imbere yanjye ariko Innocent amenye kubera njyewe so nkeneye kumenya ni iki kiri hagati yawe na Zaba ni iki mupanga ku buryo mujya kuvugana mukajya kunyihisha ku buryo Innocent wamenye kubera njyewe ni iki mupanga n'abo bantu ni iki muri kugambana ni iki nyine narinzi ko nta kintu bagakwiye kubumisha ariko birantangaza kuba ujya kuvugana na Zaba mukajyana mukisha Innocent muvugana mufite ubwoba ibikingiye kubafata ubundi ni iki muri kumisha nose baby ko nshima yuko mbwira yuko Zaba twamenye mbere yawe kuba twaganira ikibazo kiri he ikindi kintu usibye kumva amabwire y'abantu Innocent si wo mu presence nose kuba twahura kuri gate tukaganira icyaha kirimo ni ikihe kweli ngiye sinigeze mvuga ko utagomba kuvugana nabo cyangwa mutaganira ni iki gituma mujya kuganira mwihishe ni iki kintu mukorera mu mwijima ko nzi ko umwijima uberamo ibintu bibi kubera iki mutajya ahantu hagaragara ngo muganire mumeze nk'abantu bafite nyine ikintu kiri kubakomanga ku mutima reka mubwire kuba twahura kuri gate tukaganira ikibazo kiri hehe kuki wumva amabwire ariko Linda kuki wumva amabwire vuga ndumva ari njye baye ikibazo oya ntabwo ari wowe ufite ikibazo just tell me kuki wumva amabwire y'abantu kuki utatrustinga ikintu mubwira ikibazo ntabwo ari trust issues niba mugiye kuganira kuki mutazamuganirira hano mu nzu ni ngombwa mujye guhurira kuri gate ahubwo twari tuhuye kuri gate insohotse that's the issue ikindi kintu mani kuki wumva ibintu kari agakobwa kakubwira kuki utaza ngo mbaze uri kumva ukumva ibintu akubwira kuki wumva amabwire kubera iki kuki mubabwira ariko urakeka yuko ibyo bintu babimbwiye rimwe gusa nkahita nza kwikubaza cyangwa babimbwiye inshuro zikurikiranyije kuki utabimbwiye mbere nuko nyine byari bimaze kuba too much ndugomba kumutrustinga kuri inshuti yanjye rero mva nkubwire Linda sibyo njye ntabwo meze nka Zaba uri kumva wakwamanaga ijambo njye ndi bad boy nanakuraburiza uri kumva niba uhaye agaciro kari agakobwa musengana kaza kakubwira utugambo uri kumva njye ibi ntabwo nzabyihanganira right sawa katubirebe ntarebe ukwiye kuba focus uri kumva next time nongera kumbwira biriya bintu nibere muri hayi zanjye nzabaraburiza we n'uriya mu baby uri kumva sawa nakumvisha ariko cyakora ikintu nabonye neza iyo umukobwa watwitiye muhita mutangira kwigira nabi nyine ubu nyine urumva urenze kuko mutwite utangiye guhinduka wabaye intare sawa ntari bituzabireba inda ni iyanjye kandi ndayemera uri kumva uzagerageza kuyikuramo bizagera kure niba ari ibyo ngibyo wari umamagariye uri kumva reka nigendere right ntushaka kugenda
Meze mutese tumeze neza uragenda n'ikisi ese ko ndeba nta buranzi mbwira ikikugenza ashaka ibyo kureba nawe byibarira ni wowe nje kureba uje kundebamo icyo uranzi ndakuzi nje kukureba nese si uri umugore wa Zaba genda umugore wa Zaba yego urabizi neza watashye ubukwe ese si wowe Linda kuba ndinde se byanditse ko ndi umugore wa Zaba watashye ubukwe se wowe cyangwa waradushingiye gakomana basi reka kumbwira nabi nyine saba rero vuga upfa n'iki na Zaba bashaka iki Zaba ni musaza wanjye yego rero impamvu naje hano naje kumusura musanga mu gikoni atetse nsanga nyine wamufashe nabi ibintu byose nyine nsanga nyine uko muzi cyangwa uko namusize sikakimeze rero nyine kuba musaza we yateka si nicyo kintu kikuzanye hano nyine ntabwo ari cyo kinzanye kikuzanye n'iki nyine ntega amatwi nkubwire ikinzanye nuko numva uri kumbwira ubugambo nafite budafututse nko kwa musaza yatetse ubwa mbere se wabonye umuhungu atetse ikibazo si uguteka njye ntega amatwi nkubwire njye naraje nshyitse hano hari ibintu byinshi yambwiye kandi ntabwo nshaka kumva side ye gusa njye niyo mpamvu uje hano bitewe n'uburyo tugufata cyangwa se uburyo twakumvishije cyangwa se n'uburyo mama wanjye agufata n'abavandimwe banjye ntabwo nagukekera ko biriya bintu Zaba yambwiye koko ari byo ubikora rero ntega amatwi nkubwire ikinzanye nje kukubaza impamvu nyine umufata nawe muri kariya kagene kandi nzi ko ibi byose ari ibye kandi nzi ko nyine yari abayeho neza rero ntabwo nagukekera ko ibyo bintu wabikora ari uzi ko ibi byose ari ibye umva rero mubwire ari nyoko ari mukuru wawe nimba bafite ari basaza bawe ari papa wanyu umuryango wanyu wose sinkeneye ko nkunda sinkeneye uko mfata ibyo nta nubwo binandeba ikindi kandi sindi umugore musaza wawe ntiwadutaye ubukwe ntiwamusohoye nta kintu na kimwe kigaragaza ko ndi umugore we uri kumva kuba byutse utera ipero hano mu rugo rwanjye sinzi icyo ari kikuzanye ikindi kandi niba mubona mufata nabi dore ngurara kuri gate mbanza nawe gukinguriye umufashe kuzinga utwenda twafite mu mujyane mugende mufate neza turumvikana ibindi kubwira birumvikana ego amana we ndumva rero nta kintu usigaje hano wasohoka agenda nese ubwo ibyarango bidakora n'ibihe sawa nawe ugenda ukoresha umuntu mukuru nimba ibyakubwiye koko mbikora nimba nabikora uzabibona nimba nabikora uzabibona sohoka umufungire aho ngaho nasi kujyana ubwa mbere n'ibyo bintu neza bye nta mukobwa namumagaye allo nasabiteze asireka mubazi iyo ubona ubabaza amarangamutima yanjye ukambeshya ejo nkica gahunda zanjye zose singira ikintu nkora ngo uranzanire umwana ntumuzane sha sorry ntago nakubeshye ariko reka mubwize ukuri mva noneho mfite n'ibibazo nese ku buryo utari no kunyandikira message cyangwa mpamagare sha noneho n'ibibazo mva ndi kumwe n'umufutanyi tuje kureba ni hano muje se cyane uko mbisha nari ngo amagare ukuri kw'Imana niwe twari tuje kureba ahubwo ndaje mubwire okay sawa nimutebuke nanjye nicaye hano hanze muri za ntebe sawa ndaje mubwire sawa umva rero nkubwire urumva umukobwa twavuganaga niho nkujyanye umbabarire ujyana ubwenge urumva ndabizi uyu mukobwa ntabwo ndi bumuguhengwa kwanga ni umwana mwiza yaranasengaga nuko nyine muri iyi minsi hari ukuntu byahindutse urumva hari uzasangamo ari Zaba ntuzajya ukenera kumuvugisha urumva ujye umwihererana ahantu batakureba cyangwa usohoke umuhamagare muvuganire hanze ahantu uzi neza ko abantu batakureba ngewe nukenera kumvugisha ujye ugenda witsimba ahantu uzi ko nta muntu ukumva nta muntu wakubona
nose ukiri kumbuza kuzamvugana nawe kandi uri kumbwira ngo uriya mukobwa n'umwana mwiza. ni umwana mwiza ariko si ubwo ushidutse wivuyemo ntabwo ari ngombwa yuko mumenyerana ashobora no kuzajya asanga ahantu wigunze ukagira uti ese ntabwo uzi kubindyarya Nyine ndabizi nose mbese ngutumye kuba inshuti ye cyangwa utumye kunekera ikindi hariya hari umuhungu w'inzobe nawe ntazakumenyere nubwo ari inshuti yanjye ariko ntagomba kumenya ikintu ubundi nta n'umuntu ugomba kumenya ikintu kikujyanye muri rugo abi wabo aba hariya ntabwo abi wabo aba muri iriya nzu urumva cyane nose nta bintu urimo kumbwira ndumva biri ko nose ubwo uwo muhungu nashaka kunereta nzabigenzura urabizana ari umukobwa n'umuhungu nose urumva ni itegeko ngo umwemere uzi abahungu bari hano hanze beza agutereta se afite iki okay basi tubireke sawa wowe ujya umenya ubwenge umenya ikikujyanye ugenda unkorera akazi neza nta muntu ugomba kumenya ikintu kikujyanye hariya mbigusubiriremo usibye nyenyine okay nzagerageza nzabikora nzagerageza mbwira ati nzabishobora cyangwa se nzabishobora sibyo umbabarire umenye ubwenge umenye ikikujyanye muri uriya rugo ndabizi usi urumva ibyo ngibyo ari ubwa mbere uzaramuka utushije hakagira umuntu n'umwe umenye ko utari umunyabibazo nk'uko ngiye kubivuga umva nushaka umbwire ndare nkwishyuye urarana amafaranga yawe ugenda unkorera akazi neza ariko hazagira umuntu n'umwe ukuvumbura ntabwo ari ngombwa nzanakwica njyewe ntabwo warya amafaranga yanjye ku busa